Mwiriwe neza nshuti zanjye, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Ni Arisho AI TV show, ndagarutse no muri mu kiganiro. Uyu munsi tuje kongera kuganira kandi nabashimira kubw'inkunga yanyu nahwema kubona mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Natinze rero n'uyu munsi n'ubundi nje kugira ngo tuganire, kandi ndabona neza ko ibi biganiro ari byiza ndetse bizadufasha. Ntiuze kwibagirwa gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse uze gukora like, rwose ntacyo bitwaye. Wowe wakoze subscribe wakora like nta kibazo, ndetse na comment birarushaho kugira ngo tugende dusobanukirwa. Hari imiryango rero ibana mu nzu imwe ndetse inasangira inaseka, rimwe na rimwe ugasanga ni abantu rwose babanye, ariko ugasanga imitima yabo iratandukanye. Rwose ibyo bintu ni ibintu bibaho, si uko baba badakundanye, ahubwo ni uko hari ibikomere bimwe na bimwe abantu baba barahuye nabyo mu buzima, baragize ku mitima yabo, ariko bikaba bitarigeze bivurwa. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Kirakomeye cyane mu by'ukuri, ariko nubwo gikomeye kiratuvura. Turaganira uko wabana n'umuntu ufite trauma, cyangwa se ufite ibikomere mu muryango. Ni uko wabimenya ko umuntu mubana afite trauma, cyangwa se uko wamenya ko umuntu mubana hari igikomere afite, ndetse n'uburyo ushobora kumufasha, cyangwa se uburyo ushobora kubana nawe utamukomerekeje. Murakoze rero cyane, ndabashimiye nshuti zanjye. Reka dutangire n'igice cya mbere, tubanze dusobanukirwe se ubundi trauma ni iki. Reka tubanze tubisobanukirwe. Mu by'ukuri trauma ni igikomere, ni igikomere cyo mu mutima gituruka ku bintu biba byarabaye ku muntu, biba byarabaye mu buzima bwe yanyuzemo. Mu by'ukuri ibyo bintu bikagenda bikaba muri we, bigasiga ingaruka ndende, cyangwa se bigasiga akomeretse mu buryo bw'igihe kirekire. Ndagira ngo turebe ibyo bintu biba byaramukomerekeje, ese bimukomeretsa bikagaragarira he. Nanga ikintu kigaragaza ko umuntu afite igikomere, afite trauma, nuko ubisanga cyane cyane mu myitwarire ye. Hari imyitwarire igaragaza ko umuntu yakomeretse. Nk'urugero, hari umuntu ugeze kudusetera tubwira ngo buriya umuntu ashobora kugira igikomere cyo kurya. Rimwe na rimwe ugasanga yabuze ibyo kurya, hanyuma habibonera akavuga ati nzajya mbirya kabisa, ewana dore igihe nabiburiye. Icyo nacyo ni igikomere, igikomere cyo kutaba umuntu yaritaweho. So reka turabireba rero. Ibyo bikomere bigaragarira mu myitwarire, ahandi bigaragarira ni mu marangamutima. Ugasanga umuntu ni calme, ntajya aseka, ntajya avuga, igihe cyose ahora afite mbese imyitwarire idasanzwe. Ikindi kintu kigaragaza mu mibanire n'abandi. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu bigaragariramo ko umuntu ashobora kuba yarakuze, ariko afite ibikomere abana nabyo. Trauma rero ntabwo igaragarira ku maso, tuvuze ibintu bigaragariraho. Igaragarira mu myitwarire, mu mibanire n'abandi, ndetse no mu marangamutima ye. Hanyuma wowe ntushaka kubireba gutyo ngo urebe umuntu ahagaze uvuge ngo uyu muntu afite trauma. Oya, ntabwo bigaragara ku maso, ntabwo ushobora kubisoma ku ruhu rwe. Reka ashobora kuba anameze neza rwose, ariko ukaba utabasha kumenya ko afite igikomere. Ni ukuri ibyo ntabwo ushobora kubibona muri ubwo buryo, ariko ushobora gutuma umutima we, ibyo bintu bishobora gutuma umutima we cyangwa se ubuzima bwe bubaho buremerewe ku rwego wowe utabasha kumenya no gusobanukirwa. Mu muryango rero trauma irushaho gukomera, kuko ariho cyane cyane hariho umuntu aba atekereza ko ashobora gukirira, ashobora kumvirwa, ashobora kuhabonera umutekano n'urukundo, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntabwo abibonye. Urumva rero mu muryango cyane cyane niho twiri bwibande uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba ubwoko bwa trauma ebyiri bugaragarira mu muryango. Ubwoko bwa trauma ebyiri bugaragarira mu muryango. Trauma ya mbere ni trauma yo mu bwana. Twese turabizi, ewana hari igihe ugira gutyo ukaba traumatized, ewana mu rwego rukomeye cyane, cyangwa se traumatize, cyangwa se ukagira ibikomere, gukubitwa cyane bikabije, cyangwa se guhabwa ibihano bikakaye, intonganya za buri munsi zo mu muryango, amagambo mabi ahora akubwirwa, kutitabwaho, ndetse no kugereranywa n'abandi. Ibyo ni ibintu bigutera igikomere, cyangwa se bishobora gutera umwana igikomere akazakura yuzuye ibikomere mu mutima we, wowe utabizi. Ibyo bintu rero iyo umwana yahuye nabyo,
umva icyo bitera, cyangwa se umva uko umwana akura yiyumva. Icya mbere, ahora yumva ko atari uw'agaciro mu maso y'ababyeyi be cyangwa se mu maso y'abandi bantu. Ikindi, ntabwo ashobora kugaragaza amarangamutima ye. Tuvuga umwana niba yakoze akubitwa, yakoze yabwirwa nabi, agereranywa n'abandi, habwa ibihano bikomeye, umva amarangamutima ye neza neza arabura, ku buryo atajya yumva ko amarangamutima ye hari ikintu avuze. Ikindi, ahora yishinze amakosa. Kubera iki? Mbese ahora avuga ko ari we kibazo, ahora yumva ko ari we kibazo. Rero ibyo bintu ni ibintu bitari byiza. Tugiye kureba turoma ya kabiri, ni turoma yo mu mibanire y'umuryango umuntu aturukamo. Iyo mu muryango hari amakimbirane, mu by'ukuri icyo ni gikomerera buri muntu wese wabaye mu muryango nk'uwo nguwo. Iyo hagati y'ababyeyi bombi habamo gusuzugurana, ndetse no gusuzugurana hagati y'ababyeyi n'abana, nabyo ni igikomere umwana akurana, ku buryo n'iyo akuze mu myitwarire ye, mu marangamutima ye, bya bindi twavuze, hari ubwo ubibona ko umwana yakuranye icyo gikomere. Ikindi, gutandukana kw'ababyeyi. Mw'ababyeyi mwe twongere twumvikane, gutandukana kwanyu ni igikomere umwana atajya ashobora gukira habe na gato. Ibyo rwose ubimenye neza. Hanyuma umuntu ufite trauma yo muri ubwo bwoko, cyangwa se umuntu wakuze muri iyo trauma iteye nk'uko nguko maze kuvuga haruguru, umva uko akura ameze. Ahora yiteguye kurwana, kubera ko yakuze mu muryango wuzuye amakimbirane, nawe igihe cyose ahora yiteguye kurwana cyangwa se kwirwanaho. Ikindi, atinya kwizera. Nta muntu ajya ashobora kwizera habe na gato, ndetse n'iyo yinjiye mu rukundo ntabwo ashobora gukunda umuntu byimazeyo, mbese ngo amukunda mwirundurire reka icyo kirazira rwose kuri we. Ashobora kwicecekera cyane cyane kugira ngo hatabaho intonganya. Wabyumvise? Hakaba hari n'igihe yashoboraga gutanga igitekerezo ariko agatinya gutanga igitekerezo cye. Ibi byose rero si uburere buke cyangwa se si uburere bubi gusa, ahubwo akenshi ni ibikomere umuntu aba yarakuranye. Igice cya gatatu rero, uburyo ushobora kumenya ko umuntu mubana afite ibikomere. Umuryango ufite trauma ushobora kubamo uyu muntu umeze gutya. Hashobora kubamo umuntu ucecekeye cyane, akicecekera cyane. Undi akaba ari wa muntu urakazwa n'ubusa. Hakaba ari undi noneho umuntu wiyanga, we akumva nta kintu amaze. Ibyo bintu biba byaraturutse ku bikomere aba yaragize kera ari mutoya. Yego. Igice cya kane rero tugiye kureba noneho uburyo cyangwa se uko wabana n'umuntu ufite trauma mu muryango. Ikintu cya mbere wakora ni ukwihangana, nta kindi. Bwa mbere na mbere ufite kumwihanganira. Ukimara kumenya ko afite ibyo bikomere, wowe ufite inshingano zo kumwihangana. Ikindi, ufite kujya umwumva mbere yuko avuga. Ni ukuvuga ngo mbere yuko avuga, iyo ari kuvuga ufite kumwumva ukamutega amatwi. Ikindi, ufite kwirinda kuvuga amagambo amupfobya. Ibyo ni ibintu nabyo byongera bikamukomeretsa. Kumuha umutekano wo kuvuga mu gihe ashatse kuvuga cyangwa se gutanga igitekerezo cye, aho kumucira urubanza. Mu muryango rero urukundo si amagambo gusa, ahubwo ni uko umuntu yitwara mu gihe uwo bari kumwe atameze neza. Nabyo bigaragaza urukundo. Igice cya nyuma rero ngiye kubwira ababyeyi ni icyitonderwa. Icyitonderwa ngiye kubwira ababyeyi, niba uri umubyeyi cyangwa se uri umuntu mukuru, menya ibi ngibi ngiye kukubwira. Amagambo uvuga uyu munsi ashobora kuba igikomere cy'ejo hazaza cy'umwana wawe cyangwa se cy'abandi bantu. Ikindi, kwegerana n'umwana ukamwumva ni ugukiza ejo hazaza he. Ibyo bintu ubyumve neza. Kwemera amakosa yawe si intege nke, ahubwo ni ubwenge bwo gukiza abakuri hafi. Ni ukuri, umwana utumvishijwe akiri muto akura ashakisha uburyo bwose abantu bashobora kumwumva. Rero tugana ku musozo w'iki kiganiro, mu muryango ubundi niho umuntu yakagombye gukirira, kuhabonera amahoro, kuhabonera ibyishimo, kuhakurira neza, kuhabonera affection ndetse n'urukundo. Sorry nimubona akantu kameze nk'akazuba, ntibize kubatungura, ariko rimwe na rimwe usanga ariho abantu tujya dupfira cyangwa se tujya dukomerekera. Niba rero ubana n'umuntu ufite trauma, ihangane, umwumve kandi umube hafi. Icyo kintu ucyumve neza. Niba ari wowe wakomeretse kandi
niba ari wakomeretse umva aka kantu. Nturi umunyantege nke, ntabwo uri umunyantege nke, ahubwo ukwiriye cyangwa se ukeneye ubufasha kugira ngo bagufashe, kandi gukira birashoboka. Ibyo ngibyo ubyumve neza. Gukiza umuntu umwe mu muryango rero ni ugukiza abantu bose. Murakoze cyane rero, ni Anisha ya TV show. Kurikirana ibiganiro